hanyuma hari abacuranzi b'ibwami bari baraje mu Nyakibanda bashyigikiwe n'umwami Mutara Rudahigwa wishimiye yuko Nyakibanda icyo gihe yitangiye kuzamura iby'umuco gakondo. Umwami Rudahigwa ati nkabashyigikira n'umugabekazi ndetse nkabashyigikira, noneho akabazanira abacuranzi bagacuranga izo ndirimbo. Izi ndirimbo tuziheraho, hariho uwandikaga amanota wari umuhanga, arabyandika bagacuranga akandika amanota, tukaba noneho twagera ku ndirimbo zo ku ngoma ya Mazimpaka, Cyilima Rujugira. Ku ngoma ya Cyilima Rujugira wari utuye aha ngaha hakurya ku Gisozi. Nk'iyi ndirimbo Ijuru ni iy'icyo gihe, tuyikesha ibyo twabonye muri Cercle Saint Paul. Hari iyo mwabasha kuturirimbira muri izo ndirimbo z'icyo gihe? Hari nk'iyi ndirimbo bahimbaga itorero y'umwami Cyilima Rujugira yitwa Uri Ijuru. Nayishyize muri igitabo nanditse cy'umurage wa muzika. Uri ijuru ga Nyamuziba kayaga mugabo kuri ijuru ryirabintora. Uri ijuru ga rije mu cyerezo naho mu cyerezo ka Gacunampanga. Cercle Saint Paul yavutse mu 1940 ishyigikiwe n'umupadiri witwa Mama nde ntajwe izina ntirije Dodekere wagize uruhare mu by'umuco, yigishaga mu filozofiya mu Nyakibanda ariko agakunda n'iby'umuco. Yashyigikiye biriya mubona by'amacumu bakurikiranye abacuzi bo b'igishamvu, b'igishamvu, abacuzi b'igishamvu abashyigikiye cyane. Ashyigikira n'iyo Cercle Saint Paul iravuka. Iyo Cercle Saint Paul rero twasanze ibyo twahasanze ibyo twahereyeho turahimba. Cercle Saint Paul yitabaho biriya bya Rugambi byinshi ntibiba biriho. Yayibayemo ayibera n'umuyobozi, dukorana ari umuyobozi. Nandika agatabo mu izina rya Cercle Saint Paul kerekeye uturirimbo populaire twa rusange twariho icyo gihe muri muzika, agatabo kitwa Turirimbe. Kabaye kashenyuze mu icapiro, ariko urumva 58 kukabona no gutombora. Ariko urugero nanditse n'indirimbo yahimbwe na Padiri Eustache Byusa aririmba Bikira Mariya mu buryo bwisanzuye butari ubwa kizungu, butari bwo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Nanditse amabango yose yariho icyo gihe, hanyuma baza kuyaheraho abakoporora n'abahimba. Handitse muri ako gatabo ko muri 58 twanditse mu rwego rwa Cercle Saint Paul. Hanyuma hari abacuranzi b'ibwami bari baraje mu Nyakibanda bashyigikiwe n'umwami Mutara Rudahigwa wishimiye yuko Nyakibanda icyo gihe yitangiye kuzamura iby'umuco gakondo. Umwami Rudahigwa ati nkabashyigikira n'umugabekazi ndetse nkabashyigikira, noneho akabazanira abacuranzi bagacuranga izo ndirimbo. Izi ndirimbo tuziheraho, hariho uwandikaga amanota wari umuhanga, arabyandika bagacuranga akandika amanota, tukaba noneho twagera ku ndirimbo zo ku ngoma ya Mazimpaka, Cyilima Rujugira. Ku ngoma ya Cyilima Rujugira wari utuye aha ngaha hakurya ku Gisozi. Nk'iyi ndirimbo Ijuru ni iy'icyo gihe, tuyikesha
ibyo twabonye muri Cercle Saint Paul. hari iyo mwabasha kuturirimbira muri izo ndirimbo z'icyo gihe? Hari nk'iyi ndirimbo bahimbaga itorero ry'umwami Cyilima Rujugira yitwa Uri Ijuru. Nayishyize muri igitabo nanditse cy'umurage wa muzika. Uri ijuru ga nyamuziba kayaga mugabo kuri ijuru ryirabintora. Uri ijuru ga rije mu cyerezo naho mu cyerezo k'agacunampanga. Urumva bigakomeza, urumva ni murya w'inanga ujyana ni. Hari n'indirimbo yo ku ngoma ya Mazimpaka baririmba ko bakumbuye Rujugira wari warahunze se kuko yagize ibindwara agashaka kuba yica bamwe n'ibiki. Rujugira arahunga, waje kuba Cyilima Rujugira. Abagore b'ibwami rero bumva bamukumbuye bahimba indirimbo. Aho abakobwa dukumbuye Rushya, mbese bakobwa dukumbuye Rushya. Aho Rushya nyine yaheze ishyanga, mbese ngo ishyanga inyuma y'ishyamba. Aho Rushya nyine yazize ibirego, mbese ngo ibirego by'abajabaha. Bigakomeza. Ni iby'icyo gihe bya kera, tukaboneraho kuba twavuga tuti kera ku ngoma ya Mazimpaka, ku ngoma ya Rujugira hariho injyana iyi n'iyi ko tubisanga mu ndirimbo, hariho ijwi iri n'iri ko tubisanga mu ndirimbo izo ngizo. Ibyo tukabikesha indirimbo zasigatiwe na Cercle Saint Paul, nawe zikesha abanyarwanda bahererekanyaga. Wenda uca 35 munsi y'iryo jambo bahererekanyaga ubwo bumenyi. Ku murage wa Mazimpaka ati muratore, muratore murafate mu mutwe. Ibyo ni ibyaje hanyuma, ni ugutora indirimbo izi n'izi muzajye muzicuranga uko ibihe bizajya bisimburana, uko amasekuruza azajya asimburana, ntibizibagirane. Bikaba bikiriho, ibibazo bya televiziyo barabifashe biriho ubu ngubu, ariko ari kwanga ko bizima ubumenyi buzima. Ndabitsindagira kuko hajeho ikintu cyo kutita kuri ibyo ngibyo. Kutita ku bintu by'umurage binyuranyije n'umurage. Ukaba waba uri mu by'umurage ariko ntiwite ku by'umurage, unyuranyije n'umurage w'abanyarwanda wo guhererekanya ubumenyi. Bose nta kurobanura n'ibi byateye batsindagiye n'ibiki, bagahererekanya umutwe, bagahererekanya ubumenyi. Izo ndirimbo, izo mbyino, tuvuge nk'indirimbo imbyino nako bene Imana wenda ntibugarukeho, ibindi gahimbwa bakayitora n'ibiki, abagore beza iririmbwa n'abatwa n'abahutu mu bushakashatsi mu 1907 mu bitabo biri mu Budage, n'icyo handitse ngo bagore beza, indirimbo hutu, ibiki byose abagavuyo byarimbwaga n'abanyarwanda, bagahererekanya bikatugeraho. Ijambo intwatwa byari bwoko ki? Ngo intwatwa ufatijwe amajwi ya muzika ya Nyarwanda, nta jwi ry'intwatwa ribaho kuri iyi. Ibyo ariko sije uretse nta jwi intwatwa ribaho, nta njyana yihariye y'intwatwa ntayo nzi. Ariko hariho uburyo, hari uburyo bwo kuririmba. N'ubu ngubu nawe wafata abantu banyuranye, cyangwa wasanga hariho abatagira
uburyo babikora bunyuranye budatandukanye ariko bunyuranye ujye mumenya n'icyo binyarwanda basigaye bavangavanga budatandukanye ariko bunyuranye oya budatandukanye ariko bunyuranye bunyuranye kuko gutandukanya ni ibi kunyurana ni bimwe bitya nkagiranya hano birareba hasi hano ni hejuru biranyuranye ariko ntibitandukanye reka tugaruke kuri serikere Saint Paul ndagira ngo mbabaze kukitindaho bikwitinda kubera ko hari icyo ushaka kumenya ku byerekeranye n'amajwi mu kuyandika iyo ndirimbo mugitangira umurimo mwakoraga numvise ko mwagiye mufata n'ibihangano byo hambere ku ngoma ya cyane byashyirwaga byo mu majwi tukandika amanota ayo manota mwatubwira ku manota y'umuziki nyarwanda n'ijwi n'injyana icyo gihe mwakoreshaga ayo tubona ubu ngubu cyangwa hari umwihariko bamwe barabiririmba ubu ngubu amajwi wowe uravuga amanota yanditse ariko aririmbwa rya kera hari imiririmbire ya kera y'ijwi hakabaho n'injyana ndabikunda ubu bikurikiranye ijwi narisesenguye nyine kuvuga amahirwe twize nyine muzika teori imiterere y'ijwi rya muzika muri rusange muri solfeje do re mi fa sol la si do twarabyize mu ishuri umwaka wa mbere wa seminari Kabgayi umwaka ukurikirwa n'uwa nyuma wa gatanu tugira uwundi watwigishije uwa mbere watwigishije ni Padiri Mathias Gahinda wari umucuranzi wahimbye indirimbo akaba n'umusizi yishwe muri jenoside we Padiri Alfred Sebakiga cyane ariko Padiri Eustache Byusa niwe ngarukaho na Padiri Mathias Gahinda nabo uko ari batatu nkesha ibyo natanze nahimbye nigishije kandi si jyewe jyenyine muri muzika kuko Padiri Mathias Gahinda yigishije mu seminari nto i Kabgayi muzika agahimba agacuranga akagira ate ibyo yatwigishije bitugeraho Padiri Dominiko Ngirabanyiginya twarabanye igihe gitoya mu Nyakibanda hanyuma ajya kwiga i Roma n'ibindi abikesha Padiri Mathias Gahinda bahuriye ku Nyundo abariya rero baririmbisha amakorali nka Siriac Ngoboka urimbisha amakorali urimbisha korali do Kigali urimbisha Chœur International urimbisha ubungubu Regina Pacis n'ibindi yabikuye ku Nyundo yabikuye kuri Padiri Mathias Gahinda ndabivuga kuko urumva n'abandi ibyo byose n'uruhererekane abo ngabo uko ari batatu niho turabibakesha noneho kwandika rero batwigishije ibyo bya kizungu nyuma niho twaje buhoro buhoro tugenda tuvumbura imiterere y'ijwi rya kinyarwanda bakatubwira ko hariho gamu majeur na gamu mineur majeur ijwi urukurikirane rw'ijwi urukurikirane muzamukire nako muzamukire cyangwa imanukire y'ijwi y'ibyishimo gamu majeur do re mi fa sol la ti do do ti la do fa mi re do Rwanda cyangwa biri muri iyo nzira ni majeri ni ikizungu noneho hakaza gamu mineur batwigishije ko hari indirimbo imizamukire n'imanukire
y'ububabare mu wazungu yababaye yashabuye noneho game mineri ubwo ni ukuvuga irimo utwo duce wivuge iyo kababaro imiterere y'ijwi ry'akababaro niba ushaka guhimba indirimbo y'ibyishimo ntabwo uzashyiramo ibyo ibyo ngibyo birahura nyagasani niyo dominike ngira abanyiginya nyagasani tubabarire ikinyarwanda urumva noneho mu by'igihumbi 1955 turi mu bafaratiri mu Nyakibanda tugira uruzinduko icyahinda urugendo icyahinda ni hirya hitwa mu Bashumba ubu ngubu ari nka Nyaruguru cyangwa areba i Burundi n'Ubuyenzi tuhasanga padiri Eustache Byusa yahagiriye uruzinduko ntiyari ahasanzwe urabyumva turaganira yewe hanze ndi umwana twakoranye ni birebire noneho tuganira ibyo bya muzika nza kuvuga nti muzika yacu nk'uko babitwigishaga abo bazungu n'iki muzika yacu iri muri gamu mineri ya yindi ivuga iby'ububabare ifite imiterere y'ububabare arandeba mazunguza umutwe nugushakira ahandi ushaka izindi nzira nta kindi yambwiye ashaka kukumvisha nta kindi yambwiye kuva ubwo fata ikoni nyura ahandi aho kunyura muri Gihogera batwigishagamo amahirwe ni uko iyo nzira yindi nari nsanzwe nyizi narayize mu byo bita sisitemu ya mode iyi miterere y'ijwi nanone ku buryo bw'abagereki n'ibindi cyangwa muzika gregorienne ya Gregori irimo ibyiciro bitari bibiri gusa ngo majeur mineur hakabamo ibyiciro noneho mpita ngana muri iyo nzira iyo bita ya gamu chinoise gamu y'Abashinwa gamu chinoise cyangwa gamu pentatonique muzika y'amajwi atanu penta uko bavuga pentagon pentatonique do re mi so la so mi re do fa ntirimo n'ibindi do re mi so la so mi re do iyo bita gamu chinoise cyangwa gamu pentatonique abahanga b'isesengura rya muzika musicologue njya muri icyo cyiciro rero kuva ubwo noneho ngora ubushakashatsi nsanga noneho muzika yacu iri muri iyo nzira noneho ndayipanga nyipanga amajwi biri mu gitabo ubu ngubu urugero ndatanga n'ingero iryo nise mode ya mbere uburyo bwa mbere imiterere ya mbere y'ayo majwi uko ari atanu ntateye kimwe ushobora kuyakurikiranya ku buryo ubu n'ubu uburyo rero bwa mbere busanzwe
do re mi sol la sol mi re do. wisanga mu migani usanga he urugero mu mugani umwana uririmba ukuntu akababaro mu gihe cy'inzara nari narajyanye na mami wabiyo gusaba agasusi wabiyo sanga w'imona zimunagaje sanga w'ingeri zikerereje ndaca ndatamira ndamucura nawe arashibura aransiga rusoro yagiye kwishaza rusoro rwa nene yagiye kwishaza rusoro rubirizi yagiye kwishaza karere k'inyana yagiye kwishaza mi re do re do 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 mi sol la sol mi re do do. Urumva cyo ni ubwoko bumwe natanga n'izindi ngero ariko si ngombwa hariho nkahita modu do do modu ubwoko bwa do hakabaho n'ubwoko bwa la do re mi so la do re mi sol la sol mi re do la la sol mi re do la kandi buri bwoko bukagira n'icyo bita umurego bakita muri muzikoloji la teneur y'umurego iyo umurego ni ukuvuga iyo batindaho nk'iyo nko mu bitongero cyangwa iyo baririmba bidoga ibyo by'umurego biriho muri muzika y'abazungu ya Gregoriye wo muri Kiliziya kera kuva ibinyejana bya 10 twebwe abanyarwanda tukaba tuyifite nyine n'iryo zina ni irya kera iryo jambo umurego noneho ubwo buryo bwa kabiri la sol mi re do la 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 do re mi sol la sol mi re do la niyo bakunze gukoresha bakiranura inanga y'amano ni inyarwanda cyane noneho hakaza n'indi yayo ariko ifite agace k'inota domito mwaba mwarayanditse nanga mwaba na rugero iyo ngiyo se tubona urugero rw'iyo la mu za kera no mu zubu na hehe hose iyo ni urugero indirimbo yo mu kinyejana cya 20 mu 1912 indirimbo y'inanga bacuranga cyangwa reka mfata indi rugwiza kurinda yo muri 31 abaterambabazi abagore y'ubwami kwa Musinga baririmbye barimba ishavu n'agahinda bagize ubw'ababirigi wa umwami bamujyanye ishyanga iyi ndirimbo yitwa rugwiza kurinda abakuru bakurikiranye ibyo barayizi nigeze no kuririmba urugero kwiyo ndirimbo cyangwa reka mbaze nyuzeho dukeya mpumeke gatoya urumva murabeho neza Rwanda rwanjye rugwiza kurinda yewe ndaciwe yeshiriwe ishyange nyuma y'ishyamba iyi mfura zijya
ngo ntizigaruke bityo bigakomeza dorara rarera sorara bityo dorara ikitsa ityo. Hakabaho n'ubwoko bundi navuze ko yikorera ka komenta ariko ibyo ni ibyaha ni iy'icyo gihe kandi ijwi naririmbiwe n'uwo wari umuterambabazi icyo gihe we arayikuririmbira arayindirimbira umwe mu bariho muri 57 ya Nyanza ya Gacu n'amahanga inkoze y'urugendo ubushakashatsi n'ibindi ibyo biri ukwabyo y'urugendo nakoze z'ubushakashatsi kuri muzika. Ibi ntabwo ari ibyo bicaye mu nzu ngo ndahimbajwe. Urugero rw'uko iryo jwi ari ryaryo ni uko naririmbye i Buruseli muri 1999 twagiye gutanga ibiganiro dukora igitaramo ndaririmba. Uwitwa Servilien Sebasoni yaratabarutse vuba mu myaka ishize ariko ava muri public bari muri sale yuzuye nini cyane cya sale. Ntagiye kuririmba kuri podium yumvise ijwi ako kanya asanga yizi araza turayiririmbana tutarateguye. Ni ukuvuga ko tutarateguye byarabaye. Ni ukuvuga ko iryo jwi nyine ari nyaryo bitabaye ibyo tuba twarashoboye kuririmbana. Nk'uko nari muri mirongo sinibuka neza ariko bigomba kuba ari 2010 nawuriye muri Mijespoc ari kiri Mijespoc hariya na Muyango baririmba ndirimba Sabizeze aravuga ati yo niyo ubwe ati yo niyo nyayo ubwe kandi murabiza arayicuranga araririmba murabizi niwe nyirayo oya yari ya rubanda populaire yewe nyirimba uko nyizi muri Rwanda uko ya kera noneho ubwo yarabyivuye ati yo niyo turi muri Mijespoc. Sabizeze sabiyegera mwana w'inkondo n'ingongoro mwana wa bikere nka by'amayugi curiza n'amayumbo n'amayigize wonke n'ijye nyoko bityo umugani ugakomeza. urumva ko biratandukanye cyane n'iyo twagiye twumva umugani wa Sabizeze. Nagiye mu migani nagiye hehe hose ubushakashatsi mu misigo indirimbo z'ibisigo hose. Noneho ukagera kuri 5 hariho irindi jwi ryiza riteye ukundi modi yindi mi sol la do e do la sol mi re re. Iyo naryo ni ryiza cyane imiterere y'umuriri mi sol la do re la sol mi re. Iryo jwi niryo ririmo ya ndirimbo Rwanda rw'imisozi myiza Rwanda rw'ibiyaga ya Fani indi ndirimbo sinimumbuzi indirimbo ndayizi oya Fani ari indi umwari Fani turimuwaza abo aririmba indirimbo ziratambuka hirya no hino imwe ifungura
ibiganiro bya radiyo rwanda bya tv rwanda berekana imisozi iyo se ko iri kuri televiziyo nakwerwa ngirande n'ibiki iyo ngiyo rero iri muri mode bita mode yare iyo waririmbye nk'uko indirimbo ngo y'ikinyarwanda yewe mpita nyidoma hariya nkayidoma hariya mu rutonde kuri iyo ngiyo yayiboneye igihembo mu gihembo cya kabiri mu irushanwa kandi hariya abo banyamahanga n'abandi abazungu kuki ibaye iya kabiri